yarahe kutongera gukora komedi kwiboka mu kubera iterabwoba rya Musenyeri ni mugufi ngo 2025 nahise nta sheri afite umuhuriga wa 001 kuri Munyakazi ngo yakuramo imyenda akisiga n'amarangi. First stand up comedy hano ugezweho i Nyarugenge Pirate niba utabyemera ajya kwa Makuza ku rukara rubi cyane ku rudambe karavate bati iki naco ni muremure ku ruganza runini n'ururengero rumeze ukuntu uzumva kirira mu ndamutse ariko kizi gukina we buryo uzabinjiji uri seri Cansabimana Eric Dogiteri Nsabe wumva ubundi abahungu bo mu Ruhingeri ni bantu ki Pirate apana izinshinwa oya ahubwo mu makuru ya Pirate ubukwe bwa Pirate Yesu wa Pirate igisirikare cya Pirate misa za Pirate hagitangira ati nyumvira abantu bakirisitu ndagaswe nabwe bati nawe uri Pirate kanyagwe rimwe ati ni muntu ora kwa ministre wa Nyamirambo nzahita mbereka inda kinyuse melody ku mugaragaro ministre wa Magendo kuva muri Minikwi ministere ishinzwe gucugusa inkono no kurengera igifu umwana wize igifaransa bakagera bamubwira bati there is no school ahead ibindi ntubimbaze ni bifefeko Arias Padre Mignone haragusetsa wa buraye nyiri ndakuri bubi watewe indobo nushake ni bimwe byo gusetsa nuve gutanyina burageze zirindwa mubi ni wegere udatibigwe nakamenye ni wegera ntukoreho urasetswa hafi no guhera nawe ubwe ni comedy igenda mu nzira yavuga sinzi ukuntu abahamya inyuguti Genesis Comedy Kamanda aza imbere nako aza nyuma niwe mutumirwa mukuru ukimukubita amaso utangira gutwenga hakibumbura iminwa ye iyawe bayamaze gura n'amatwi wayibaza bamuyoboke Cita Bob Ruvuyanga ubwo ntusige Melissa na Chriselle ahubwo singutinze uyu Erezendi mu rukundo amazina yiswe n'ababyeyi be ninde ni muntu ki ngo Nsabi niwe wemera kubitende birari biri mu bituzinduye iyi ni gym ubwo naho nge wumva ndi MPRL kuwejwe rwirangoro ku 5G nti kubaho no kwaho nyine tuba tunyaruka ku muvuduko nk'uwa 5G urangara gato ugasigara Ntibombi n'abanyaruhengeri Cansabi n'urudarumeze ukuntu mu rukaravati rwerera mu gatuza n'igiskyuti nakigikoti kitameshe umukandara n'urutambi inkweto ni bodaboda kiri kurira muri nete bya desa ngo sinibagirwe no kaga gofero kabago bakunze guca inyuma abagore babo ariko Nsabe nta mugore agira ahubwo agira nyina na barumunabe umva azi gukina komedi byagera mu ndamutsa bikabindi ahubwo se uzi ukuntu Cansabi kizo no gogoza di ni ikiririmbyi byambye ngo itemani ya Ezira gacami gani ntuyizi cyaze uzagira ubwa kubera guhaha ariko nakizwe mwana Nsabe buriya ngo yitinyira abakobwa kurusha inzoka n'ingondo amazina ye ni Nsabimana Eric aka Dogiteri Nsabe yavuye mu ndanyina mu cyamagana 1999 avukira mu karere ka Musanze mu Ruhingeri mu majyaruguru y'u Rwanda akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane abahungu batatu n'umukobwa umwe akaba ari we mukuru mu bahungu ise yari umufundi nyina gatera amarangi uyu Nsabi akunda gusenga kandi yizi kitwa MCB muri nine yo kumuhoza mu mujyi wa Musanze n'inzozi zikomeye zo kuzaba Dogiteri nyamara akaza kwisanga ari we Dogiteri Nsabi mwumva Nsabimana yasabye Imana kandi ngo yaramuhaye umunsi muhuza na Irene muri ndahabi ikamuza na Kiramani nyuma yaho Clapton Kibongwe yari yamuheneye yamuhaye 0 kurundi ruhande agahungu gato kivugira ko gashinzwe gusetsa rubanda ni ka Pirate koko ahubwo ngo buriya Pirate azemera abanyarwanda kurya imbwa ku mugaragaro no perezida w'igihugu ni Pirate watekesheje bote zase igikoma ntuseke ni muri komedi nyabona nakubwiye ngo yitwa nde harya ndi mu rukundo Petit nushaka na utazira akaye kazi no upfa kudatukana uretse ko niyo wabikora nabyo ubwo byaba ari Pirate ngwinde wari urimo ni kubajije kuki wa murakarese kandi papa Pirate wari urimo basinga ucuruka turagukize hari ku gicamunsi cyo kuwa kabiri itariki ya 14 Gashantare mu birakabiri ku munsi w'abakunda na Saint Valentin ubwo Pirate yabonaga izuba nako yahumetse bwa mbere aha yaravukiye hari Kigali nyamara amahirwe ku Munyakigali yesa muca mu myanya y'intoki kuko akiri muto iwabo baje kwimukira mu Ruhingeri mu murenge wa Muko umusore na kumwana w'umunyamagambo menshi urwenya rwinshi rw'imbabazi n'abari muri tundi turingusho twinshi yihari aha niho yakuri primaire yayicamburiye i Kigali Tronkome yakomeje kuri groupe scolaire Muko maze superieur ayiga kuri groupe scolaire Cyabagarura mu murenge wa Cyabagarura mu karere ka Musanze ahubwo Pirate ngo yishaka kiraga kuba umunyamakuru nk'ubwo ngo yiga mu wa 5 secondaire afashe urugendo yerekeza kuri Energy Radio y'Musanze ababwira ko ashaka umunyamakuru nabo bamubera imfura bati genda ubanze wigusoza amashuri maze uzaze tugwa akazi kandi ubwo nawe uzi ko uzakabona cyaze yewe ndabakomeje umvase ngo ahubwo akirangiza secondaire nyina hisagura amasuka abiri meza ngo nibesha kitwaza ki yambere yakutse umuhini ya kabiri zabiri tayari ngaho nguko tuva ku inshuti yanjye uwo rizagura se shaho Pirate yaje kugenda abona utuzi tunyuranye yakoze nk'ushinzwe isuku mu kigo cya gisirikare Inyakinama ntukabona kina ubufande ngugire ngo baraziranye burya ni Pirate kweri iyo atagira rigani rugaju wa munyamakuru w'imikino ngo ntaba yaramenyekanye ubwo ugateranyeho na Farimerisi mu gihe akoraga Inyakinama ngo yakundaga kumva urubuga rw'imikino rwa Radio Rwanda akumva tumira Farimerisi banavuga ku bya Genesis Comedy ibintu nawe yakurikiranaga kumva ngo yabibasha nakaho ngo bose abarusha nyamara agatura n'umunyamakuru Pedro wa RC Musanze uyu
akamusaba nimero za Rigani ariko akajya zimwima akamubera ingona. Burya ariko uzaba umuryokosha uyu pirate rimwe yacunze aho Pedro arambika phone ari gukina umupira habarayegereye akuyemo nimero za Rigani, nuko yahamagaye Rigani ngo amenye nimero za Farimerisi. Rigani nawe akabimfura umwana w'umunyamurenge abarayimutikwe nguko yaje Nyarugenge guhindura ibintu neza yaje gucanganyukisha abanyakigali. Indirimbo ya Riel Ways yaririmbye mu gifefeko yamwinje mu gakino neza nako ngo niyo yatumye yigika abanyarwenya kangari kose bari bahanganye nayo kugira ngo baturanywemo batandatu bonyine bari bakenewe na Farimerisi. Sinzi niba ku kantu ugashanyije neza nako ukumvishe byambye. Indi page y'ubuzima bwabo yaragenda muri Kigali kubera kutagira aho kuba. Nakubwiye ngo yavuganye na Merisi nyuma kwiba nimero ye. Ico gihe rero yahise amusaba kuza Kigali muri selection ikirangira amaze guhitwamo naho kujya arafite. Yagiye kwa Gitwaza mu materaniro hasanga na y'abagore ariko nta kundi ari kubigenza. Yaraharaye kuko naho kurambika umusaya yarafite. Nuko yaragenda ijoro ryose muri Kigali kuko bukeye bwaho yari performance n'umuhanzi wa gospel. Ngo sibyo yakure muri Sunday School ngo hari indwara zidakira ntibakuyobye abona abatazi ko burya buri ndwara igira ikimera kivura. Ndakora umunsi wawe na muganga ko uzahita witandukanya n'ibinyoma nk'ibyo. Inyatsi, amashitani, inkoresho anakitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe. Wabuze umugabo bikazonga kugira ngo ubukwe bwawe bupfira kuri finale. Umutuzi wawe wapi we no mwashakanye murapfaka kari ntabe uyobya bwenge byabasukiyakira. Ubuze imihango irakubabaza ngo niwigiyemo wowe ntikama muganga akonda gusanga uri hose baretse gato barakuroze nawe uratuza uretse nibihuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Uruzi n'ikindi se utsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu biri simple. Reka da n'ikibwara kigarura ko gufasha no kubona akazi ndagira nte urya kandi ntukeneye ibya mirenge ku ntenyo ngo ugire amagara mazima. Umwijima wakuzonze diabete na amibe nabyo utuwo ninde numwe rukumbi mu Rwanda kandi ujya kumugana binga no gutetesha amagara yawe. Nibyo rwose ubuvuzi gakondo bushingiye kumera bugira isoko imwe rukumbi kwa muganga gakondo ukora mu gihe wa Musanze. Singutinze kandi nimero niyo ubahanze ibyo si ikibazo ko DHR burya yazigi oya winshimira aho guzishimire kubanguka. Until next time. Ahubwo yari na dirija aherutse guhishura ko ikintu cyatunguranye na hari ukumva ko atakiriza. Nari mvuze ngo Elize ndi mu rukundo n'umuhanzi nk'Abazira Mbonyi na Veve wa Drago. Nyamara mwe bati iyo ndirimbo ye wasanga nayo ari pirate. Reka da inkwakuzi ngo zamaze gukizwa kare nyuma kumva ukuntu umusore ahogoza nk'Abazira Mbonyi. Burya uzari imbere mu ngupeti kuko bitanga ibiceri. Ngo yayise abanyabwenge ariko ngo batari aba pirate. Nyarukira kuri channel Elize ndi mu rukundo wiyumvire inzozi zo kujya muri RBA kugira muri BK Arena ahantu yareba gatambuka akifuza kwinjira ubungubu habe nko mu rugo. Inzozi yazigezeho dore ko zitari zirimo ibihu nk'izabamwe tuziranye. Umvuka bwira Raki Nizeyimana ati ibaze ko nziranye na musi wa mbere muri Rwanda naramuhamagara ndagusingiza ikibazo tu urumva ukuntu birenze. Hatuzi n'ikindi senge warengenda muri Kigali ntagira homba umfite imfunguzo ebyiri zose urw'inzu n'urw'igipangu kandi ubwo yabivugaga ari nako azimwereka ni ikimana itakoraze kwigerageza atari karande wa mugani watewe bose babishona. Waragenda muri Kigali kubera kutagira haba hakajya kwa Gitwaza amaterano y'abagore gusa ngo akunda abona harambika umusaya ubasiga hembwa miliyoni ku masaha. Nti aherutse gutangaza ko amafaranga menshi yakora icyarimwe muri umwaka wa 2025 ari miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Mba nkuroga bya bintu ubanza binakora. Wa mwana ubu hasigaye agandiye na Bruce Melody yakubitiwe muri Guma. Wa mwana ubu hasigaye aba muri quartier zimwe na bene muri Ndahabe. Ndebye nabi no kubuna nshobora kuzarya imvange. Kurundi ruhande Dogiteri Nsabimana Eric umusore ufite inkuru neza nk'iyo mu bitabo. None se wowe umusore watangiye comedy ejo bundi wa 16 yiga mu kane segonderi tukamenya nyuma ya covid aho tumenye ngiye nawe hashize imyaka 3 ibaye myinshi gusa kubera akakantu ugiye kubwira arayosha benshi imitungo arabarusha ubukire n'umukire mvuze ko ari umuherwe sinaba ntandukiriye. Nsabimana Eric aka Dogiteri Nsabi umusore utarishinze amagambo y'imihanda n'abamuca intege mbese atite kwa muca intege yarabushokosheye haratara amavu mu ruhinge rw'ibihunge hazi Kigali gukina comedy. Sinzi niba ari ukumva icyo kintu yageze Kigali biramuhira ubu n'umukire hafite amafaranga peti nk'ubwo se iduka hafite ry'imyenda yise Nsabu shop Musanze urarize oya ubu yamaze kuryimura i Kigali mu mujyi. Harya twatangiye nkubwira ko nyina wa Nsabi yakoraga iki ibutesha yateraga amarangi. Ubu tuvugana Nsabi yamushingiye iduka nini cyane rya rutura ry'amarangi yawunde umujyi wa Musanze. Aho wera ikibwa se shaho ujya wibuka na bene wanyu ibyo ko yaraguze inzu muri Kigali katubyirengagize. Ahubwo se miliyoni 100 ya kiramani basinyiye ngo amamaze inzoga urumva zaba zaragiye mwana ngo nta gikinira Kigali yabyimuriye mu Ruhengeri ko nazagisoro muri Uganda mabona riyora. Reka ubanza sigaye abipimira mu Ruhengeri gusa abareba filime se aracyakina muri Kigali cyangwa yabyimuriye kuri Nsabi comedy honyine. Bombi ngo banga abakobwa.
Ashwi ngo abakobwa wapi kuva na kera. Umviye inkuru ku itariki 28 Kanama ariko Kamana 2023 saa 6:15 mu Kadomo muramira w'inyarwanda yararetse ati ntiyikoza abakobwa imyumvira Dogiteri Nsabi kubijyanye n'urukundo. Burya ngo Nsabi nta mukobwa yifuza gutera umwanya, oya ngo azatereta agiye kurongora. Urumva abana bafite gahunda sha ntako bakijijwe. None wowe wabaye gapfizi k'umurenge gushaka iterambere kandi imashini yawe Anje arayizi, Anike arayizi, Arine nuko, Arise nuko cyaze hase nk'ubwo wumva wakirute wagiye wigira ku Nsabi kwere. Ati ngewe rero n'umwanya gukora akazi kanjye mba nawuze, none ngo nge muri makunga ati oya naba ndi kubesha sinzi niba urwo rwaba ari urukundo. Umvaga kiza sha ngo n'umunyacaro ni kuvuze aramaze wowe se umunyamugi umurusha amafaranga umurusha famous wapi none se ubwo uri murasurikiye niba utakizwa abasore bakijwe mwana. Kuri ruhande Pirate kwa Renati undi mwaka nawe urarangiye ntashe nifite ati kandi ntawe nteganya kugira kuko ndi mu rugendo rwo kwiteza imbere. Gahunda yanjye ni Munyakazi na Buroki. Ati nemera Munyakazi na Roki sinshaka ibindira amakwati. Ati uzi gukora amafaranga yawe uzi ko ntawe uri buyaheho ngo nta gahunda ni mukuri amaso uretse ko arutse kwamamaza ko afite igitanda cyiza yaguze muri ya miliyoni yigeze guhembwa. Ubwo bumva mwumvireho urabe wumva mutima muke ho burutiba. None se uretse kwa Pirate yaritwaje imyambaro ya gisirikare ya Tekirabane agasebya Haruna Ratawe uramuzi ngo nagasore katazi kwiyogoshesha neza epu ngo nakanyacaro bigaragara aramaze. Basi uzi ko yatawa Pirate ngo atari kwa original ngo ne wisha abafundi ngo afane Melody muri press conference none yahise yinjizwa muri timu neza n'ikimenyimenyi ngo muri New York Ruvu harabari gufana bikomeye ngo kandi after party naho tike bayimwemereye muri Kigali Universe ni timu 00 abantu ibindi ngo ntashaka kubyumva. Hati ibintu bitatu Melody yakwigira kuri The Ben. Icyambere nukurira kudakora indirimbo ahubwo agakora amakuru yonyine no kwitezaho ubwanwa bwa Pirate nk'umusatsi wa The Ben. Ayiwe iki cyana kizarikora. None suretse kwa Nsabi arira hendeza neza akabazi kurimba ahubwo za Rata wo mukundiki ngo umunenga ko titi yamutwaye nyamba wese aramufite wapa ngo yiboneye musizi Murekatete ngo ntuzi igisigo cyabo harubatse cyaze Nsaba arafasha pe ngo ntuzi ko hari n'abarundi bisiga amarangi banafite nyaje hapana nyambo. Basireka nkwibwire ko Nsabi uvanye uniforme imugira ikimara hazi no gusenga no kuramisha ntaco kankongore ko na The Ben bashobora kurira neza mu ruhame. Imana y'u Rwanda bazima batazima muhorane murabeho until next time.